Mana data, turagushimiye muri iki gitondo, turagushimiye muri uyu mwanya mwiza watugeneye kugira ngo twumve ubutumwa buvuye mu ijuru, ubutumwa buvuye mu mutima wawe, ubutumwa bukwiriye imitima y'ababwumva bose. Ni wowe ufite ijambo rizima. Petero yabivuzeho aravuga ngo twakuvaho tukajya he, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Turagushima kuko watwiyeretse tukakumenya, udutera mo imbuto yo kukwizera no kukwiringira. Uyu ni umwanya watugeneye kugira ngo twumve ikiri ku mutima wawe, kandi ijambo rivuye mu mutima wawe nizo mbaraga zacu, nibyo byishimo byacu. Abayumvise bose barasetse, abayumvise barihanye, abayumvise basubijwemo imbaraga, abayumvise barubakitse, abayumvise bateye intambwe, abayumvise babonye umugisha, abayumvise baragutse, abayumvise barujujwe, abayumvise bahawe amasezerano, abayumvise basubijwemo imbaraga nshya. Iki ni igihe cyacu natwe urimo kuturemera kugira ngo ureme amateka mashya mu buzima bwacu, mu bugingo bwacu, mu nzira zacu, mu rugendo rwacu. Ihesha icyubahiro kubw'ijambo ryawe, kandi utume abantu bose bakumenya, n'abari babundikiriwe n'izindi mbaraga zituma badashikira ubwiru buhishwe muri wewe bakurweho igitwikuruzo, maze uyu munsi bamurikirwe n'ijambo ryawe. Ndagushimiye kuko ufite ibidukomeza, ndagushimiye kuko ufite ibidutunga, ndagushimiye kuko ufite ibiduha imbaraga. Uyu mwanya uvuganira imitima yacu turayiguhaye mu izina rya Yesu, amen. Bene data, ndabakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana aho muri hose, kugira ngo dusangire aya magambo y'ibyiringiro. Reka duhere kuri iyi ndirimbo ya 45 mu Gakiza ivuga ngo ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Reka dusome ijambo ry'Imana duhereye mu buhanuzi bwa Yeremiya igice cya 17. Turasoma umurongo wa 8 n'umurongo wa 9, cyangwa duhere ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 8. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Iyo ni ijambo ry'Imana. Twongereho Zaburi ya 20 umurongo wa 8. Haravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Soreze muri Zaburi nanone y'125 twumve andi magambo yanditseho avuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Umurongo wa 2 akavuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu uhereye none ukageza iteka ryose.
mwakira ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi wa kabiri turimo turebera hamwe ishingiro ry'ibyiringiro by'abizera. Mu magambo make twasanze ishingiro ry'ibyiringiro ry'abizera ari Yesu, kandi iryo shingiro rigizwe n'inkingi esheshatu twaboneye hamwe, ziri mu mugambi w'Imana, ziri mu rukundo ruhebuje rw'Imana. Iryo shingiro kandi rishingiye mu rupfu rwa Yesu. Icya kane nuko kandi bishingiye mu kuzuka kwa Yesu. Icya gatanu nuko biri mu murage w'amahoro Yesu yaduhaye. Icya gatandatu ni ibyiringiro bizima biri mu masezerano y'ibyo tuzabona, biri mu masezerano y'ibyo tuzabona, ibyo twiringizwa n'Imana, iby'Imana yadusezeranyije. Ibyo bintu rero iyo umuntu amaze kubimenya, iyo umuntu amaze kubitunga muri we, bihindura inyifato, bihindura imibereho. Uyu munsi nicyo turi burebeho, nicyo shaka ko tuganiraho, ni inyifato, ni imibereho, ni intumbero, ni ubuzima bw'abantu bafite ibyiringiro mu Mana, bashize ibyiringiro byabo muri Yesu. Bibiliya yatubwiye ngo hari abiringira amagare, abandi bakiringira amafarashi. Ibyo byombi ni ibimenyetso by'ubutunzi n'icyubahiro. Amagare umuntu yabifata nk'ikimenyetso cy'ubutunzi, abandi bakiringira amafarashi n'imbaraga cyangwa se intwaro. Ariko Dawidi amaze kubireba asanga n'ibyiringiro bipfuye, kuko ubutunzi burashira, icyubahiro kirashira, ariko Imana yacu ntishira, ntihinduka. Uko yahoze niko iri, niko izahora iteka ryose. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo niko yanditse, aravuga ngo Yesu uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Ejo nahoze ntekereza ku mbaraga z'urupfu rwa Yesu. Mujya mutekereza ko urupfu rwa Yesu rwabaye umunsi umwe gusa rukarangira, ariko icyo Yesu yakoreye i Goligota n'uyu munsi kiracyatugiraho ingaruka mu buzima. Igikorwa Yesu yakoze rimwe gusa i Goligota cyo gukuraho urwandiko rw'imihango rwaturegaga akarubamba ku musaraba, cyabaye icyo gihe kiba ku bari bariho icyo gihe n'ababakomotseho navuga ibisekuruza bingahe, kugeza kuri twe, kugeza kuri njye urimo kuvugana natwe. Igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba n'uyu munsi kiracyamfiteho imbaraga. Haleluya. Imbabazi Yesu yatangiye ku musaraba n'uyu munsi zifiteho umugabane, n'uyu munsi ziracyangeraho. Imana yacu rero ntihinduka. Kuyiringira biraruta kwiringira amafaranga, kuko aragenda agashira. Ninde mwami mwabonye wahozeho? N'uwabuhaye umwana we akabwongera umwana we bugeraho bugashira, abandi bakaza bakima, bakagabana ibyo bariye. Jya bintangaza rero iyo mbona n'abantu byageze no mu itorero, abantu barwanira imyanya bakayiha bene wabo, bahava bakayiha bene wabo, nayo irashira. Nayo irashira, nabo baragenda bigashira. Ariko abiringiye Imana bahoraho, bagumaho. Tugiye kuvuga iyo mibereho yabiringiye Imana, uburyo babaho, ibintu biranga ubuzima bwabo, imibereho yabo buri munsi. Tumaze gusoma amagambo y'Imana, reka mpere mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, aho twasomye Yeremiya wabayeho mu gihe cy'imyaka 600 mbere ya Yesu, ahanurira ubwoko bwa Isiraheli bwari bumaze kugomera Imana.
bwari bwarimuye Imana. Abanyisiraheli bwari n'ubwoko Imana yitoranyirije ishaka kwimenyekanisha mu isi, hanyuma ibushyira ku ruhande, ibugira ubwoko bwayo kugira ngo isoze ugushaka kwayo. Bibiliya iratubwira ngo imaze kubimenyekanisha no kubiyereka, imaze kubereka umugambi bafiteho no kubibwira, imaze kubakoresha mu ibitangaza n'ibimenyetso byinshi tudasubirayo muri uyu mwanya, ibagarura gutura mu gihugu cya Isiraheli, imaze kukibahaho gakondo yabo. Bibiliya iravuga ngo ibigisha kugendana nayo, ibigisha kuyizera, ibigisha kuyiringira, ibigisha kuyishyiraho umutima. Babikora mu gihe gito, ariko nyuma mwibuke baza kubwira Samweli, baramubwira ngo turashaka kubaho nk'andi mahanga, kubaho mu buyobozi bw'Imana biraturambiye, turashaka demokrasi yacu, turashaka umwami utuvuyemo. Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo iryo jambo ntabwo ari wowe banze, ni njyewe banze, ni njye bashatse kwimura, ariko ubabwira ibizababaho, nibanyimura ubabwira ibizababaho. Samweli ntiyabibahisha, arabibabwira. Murabizi nyuma iza kwimika Sawuli, bimunanira rugikubita, asimburwa na Dawidi, atwara igihe kitari gito. Nubwo Imana yagiye imushima kenshi, ariko nawe yagiye agaragaza intege nke mu rugendo. Nyuma aza gusimburwa n'umuhungu we Salomo. Salomo amaze gupfa, ubwami bw'Abanyisiraheli bucikamo ibice bibiri, ubwami bw'Abisiraheli n'ubw'Abayuda. Hanyuma bwitwa ubwami bw'Amajyaruguru n'ubundi bw'Amajyepfo. Kubera ko aba bantu bimuye Imana, ibyo bintu bibabaza Uwiteka. Kandi ntibimuye Imana gusa ngo barekeraho, ahubwo badopta imico mibi yose ibaho. Basenze ibigirwamana, babizana no mu nzu y'Imana, bakoze ubucuruzi burimo amanyanga. Izi systeme mubona ziriho za network, abantu bishyira hamwe, amakoperative, ama-association, imiryango y'ubucuruzi. Erega nta gishya kiriho kitigeze kubaho. Mu gihe cy'Abisiraheli bari bafite ubucuruzi bubahuza n'ibihugu bya Syria, byabahuzaga n'ibihugu by'Ibabuloni, byabahuzaga n'ibindi bihugu byo mu Giputa. Bari bafite ubuhahirane bukomeye, mu buryo bari barashizeho network, abantu bafite business, bafite za diru, bafitanye ama network, bafite ama kontra, bafitanye ubuhahirane bwagutse. Ibyo abantu babishiramo imbaraga. Si ibyo gusa, barasura bagenda barema ibishushanyo, ibigirwamana, ibyo banyuzagaho abana yabo mu miriro. Barongera bagira umuco w'ubutinganyi, nabo barawimika, kandi bakagira ibigirwamana bimwe bakaruha bakabishyira no mu rusengero, ibindi bakabishyira ku marembo, ibindi bakabishyira ku dusozi. Imana ihagurutsa Yeremiya, iramubwira ngo ugende ubabwire ngo bangarukire, bihane, bave muri ibyo, kuko nibanga bakabikomeza nzabahanisha abanyamahanga. Kandi nibi bizeye biringiye ibi by'ubutunzi bwabo, aya masezerano, aya ma network yabo, aya marezo, aya ma connection bizeye, nayo nshobora kuyasenya. Ariko Yeremiya ntibamwumvira, bamutera umugongo. Bamaze kumutera umugongo, nico gihe ababami bahagurutse batera i Yerusalemu, barahasenya, urusengero bararusenya, ubwami barabusenya, ubucuruzi burapfa. Yeremiya yari ababwiye ngo nyamuneka hahirwa umuntu wiringiye Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi,
gishorera imizi yaco mu migezi. Icyo ngicyo tikizatinya umwaka w'amapfa kuko imizi yacu yageze mu mazi. Reka mvuge ibi bintu. Abantu biringiye Uwiteka ni abantu bashoreye imizi yabo irinjira. Imizi yabo iterwa ku Uwiteka. Iyo urebye ibiti turabifite, murabizi, imbaraga z'igiti zose ntabwo ziba mu mashami, nubwo cyaba cyarakuze kikaba gifite aricyo giti kirekire tubona mu karere dutuyemo. Ntabwo imbaraga zacyo ziri mu burebure bwo kujya hejuru. Imbaraga zo gukomera kuri icyo giti ziva mu mizi yacyo aho giteye, amazi kinywa, ubutaka bugifashe, nibwo bugaburira icyo giti, nibwo butuma iyo imiraba ikikubiseho imiyaga igahuha icyo giti gikomeza guhagarara. Mwibuke na Yesu yigeze kubivuga, aravuga ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza, uwo azahwana n'igiti cyatewe, azahwana n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, ikaba ifite fondasiyo ikomeye. Icyo Yeremiya avuga hano iki, aravuga ngo abantu biringiye Uwiteka ni abantu bashoye imizi yabo muri Kristo. Imizi yabo ikaba iteye muri Yesu, idateye kuri ibi tubona, ibyo ndimo kuvuga, idateye mu mafaranga, idateye mu cyubahiro, idateye mu butunzi. Ndagira ngo ubuzima turimo muri iki gihe burerekana neza ko ibyo bintu byose birimo binyeganyega. Yo narimo mvugana n'umuntu ambwira ati mfite amafaranga ariko banze ko ndetse rarenze miliyoni. Ni ingamba nziza zizwe zo gukumira ingaruka z'iki cyorezo kugira ngo abantu batapfusha nabi umutungo wabo, ariko umuntu arimo arayaganya ayafite, ntacyo yamuramira. Kandi byaragaragaye ko n'abafite amafaranga menshi muri iki gihe ntabwo arimo kubafasha cyane. Icyubahiro se, Yeremiya aravuga ngo ni abantu umuntu wiringiye Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo muntu ameze nk'umuntu washoye imizi ye igiti cyashoye imizi yacyo mu buryo kibasha gukurura amazi kikayinywera akagaburira igiti. Kandi cya kabiri aravuga ngo iyo bimeze gutyo, icyo giti ntigitinya amapfa. Umwaka w'amapfa ntukigeraho. Haleluya. Umwaka w'amapfa ntukigeraho. Ntigitinya cyera imbuto zacu no mu gihe cy'amapfa. Ndagira ngo bene data mbibutse iki kintu. Iki ni igihe abakristu biringiye Imana bakeneye kwera imbuto. Iki ni cyo gihe cyo kwera imbuto cyacu. Yesu yigeze kuva i Yerusalemu, niba ntibeshe, ajya i Yeriko, hanyuma ngo anyura ahantu ngo ahabona igiti, ngo agiye kukireba asanga gifite ishusho n'amababi menshi meza, ngo yarashonje ashaka kureba ko yakibonaho imbuto, hanyuma ngo ntiyayibona. Aratangara, aravuga ngo hari abantu, hari ibintu bishukana, hari ibintu bishukana, hari ibintu birya enjoyinga umugisha natanze ariko bitera imbuto. Arakivuma, akivuga ngo ntihagire umuntu uzongera kurya imbuto zacu. Amapfa turimo ntatume ugira ubwoba. Bibiliya yavuze ngo ntibitinya amapfa. Igiti giteye hafi y'umugezi ntigitinya amapfa. Ntigitinya iki? Ntigitinya ubutayu, kubera ko gifite aho kinywa ibigisubiza mu imbaraga. Reka ngere ni cya gatatu. Icya gatatu ni iki?
abiringiye Uwiteka bakomeza inzira z'Uwiteka. Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo nawe ahwanye n'igiti. Abantu biringiye Uwiteka batunzwe n'ijambo ry'Imana. Ntabwo nshaka kuvuga ko batarya, batanywa, batambara. Oya, ntabwo ari byo nashatse kuvuga. Ndashaka kuvuga ko abiringiye Uwiteka, none se ni bangahe biruka bagasara basize ibyo kurya mu nzu n'imyambaro yuzuye garderobe? Imbaraga zacu zikomeza umutima, zituma umuntu agira ibyiringiro, ziva mu mategeko y'Uwiteka umuntu yibwira ku manywa na nijoro. Tekereza ko noneho no muri iki gihe dufite umwanya uhagije wo kuganira, wo gutekereza, wo kuyibwiraho, wo kumedita no gusenga ku magambo y'Imana. Reka nkomeze mvuge iki kintu. Nasomye Bibiliya nitonze, nsanga hari impamvu dukwiriye kwiringira Uwiteka. Impamvu zituma twiringira Uwiteka nenye. Impamvu ya mbere nuko atuzi. Uwiteka aratuzi. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, arababwira ati ntimwiganyire ngo mwibaza ngo tuzarya iki, tuzambara iki. Aravuga ngo impamvu mutagomba kwiganyira nuko data abizi. Data arabizi ibyo mukenye byose. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kumenya ko data azi ibyo dukeneye, ibyo biradushiramo, biraduha imbaraga, ibyo bidusubizamo intege. Kumenya yuko Uwiteka azi ibyo twiringiye byose, ibyo ubwabyo biraduha imbaraga. Icya kabiri gituma twiringira Uwiteka nuko atwitayeho. Ndagira ngo ibyo bintu mubyumve. Icya mbere arabizi, icya kabiri atwitayeho. Bibiliya iravuga ngo nimumwikoreze amaganya yanyu yose. Nimumwikoreze amaganya yanyu yose, kuko Uwiteka atwitayeho, aratuzi, yiteguye kuyatwakira. Ndumva ari muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 7. Icya gatatu, impamvu ya gatatu ituma tugomba kwiringira Uwiteka. Uwiteka arabishoboye. Ashoboye kutwikorerera imitwaro. Ashoboye kuturuhura. Arabishoboye, ari capable. Afite ubwo bushobozi, arabufite muri we. Impamvu ya kane nuko ibyiringiro byacu muri we ntabwo ari imfabusa. Reka ngaruke kuri aya magambo nasomye muri Zaburi. Amagambo nasomye muri Zaburi aranejeje cyane. Dawidi yaravuze ngo hahirwa abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni.
utabashika kunyeganyega. Umva ikintu nize muri aya magambo. Abanyisiraheli bari barizeye uyu musozi wa Siyoni, kandi reka bawizere, hari impamvu zabyo zagaragaraga zagomba gutuma abanyisiraheli bizera uyu musozi wa Siyoni. Ijambo rya mbere nuko hariho ubwami bwa Dawidi, kandi ubwami bwa Dawidi byavugaga ibintu byinshi. Byavugaga icyicaro cy'ubutunzi, nuvuga ngo ubutunzi bwose, ububiko bw'ubutunzi bw'abanyisiraheli bwari aho ubwami bwari buri, ku musozi wa Siyoni. Icya kabiri, kuri uyu musozi hariho igicaniro cy'ibitambo, niho abanyisiraheli batambiraga ibitambo byabo. Icya gatatu, nuko kuri uyu musozi kubera kuba hariho hahuriyeho ubwami, hakaba hahuriyeho n'ibicaniro by'ibitambo byabo, ni intwaro zose z'intambara. Komandi yabo y'intambara niho yari iri kuri uyu musozi. Byatumaga iyo bawurebaga, iyo bawuzamukaga, iyo bawuvugaga, wagaragaraga ufiteho bawushizemo confidence, bari bawufitemo confidence. Ibyo rero bituma bawizera, barawiringira. Dawidi ngo abitegereze, abona ibyingiro byabo babishize ku bintu bizashira. Gusa ashaka kubaha ikimenyetso cyangwa se ikigereranyo. Kandi uyu musozi nawe ukunze cyane. Abanyisiraheli ngiyo bajyaga kuwutambiragaho, wari ufite umusozi ubwawo wari ufitemo nk'ibice nka bitatu. Hari agace ka mbere abantu bose bazamukaga ngo bakagera ahantu hitwa El Muhakra. El Muhakra abantu bose barahazamukaga bakahagera. Bifite igishushanyo kimeze kandi nk'iki urusengero rw'Imana, nk'iki urusengero rw'Imana rwari rwubatse, narwo rwagiraga ibice bitatu. Hanyuma ngo hakagira ikindi gice cya kabiri abantu bazamukagaho, abanyisiraheli batari abanyamahanga, nibo babashaka kugera mu gice cya kabiri. Ariko igice cya gatatu cyari kiriho ingoma, aho Dawidi yari ari, kakaba n'igicaniro, ni naho hatambirwaga ibitambo, niho abanyisiraheli batambiraga ibitambo. Hinjirwaga n'abatambyi gusa. Hari harinzwe, hari ikimenyetso cy'imbaraga n'ubwami n'icubahiro no gukomera. Ariko kandi havugaga amasezerano y'ibizaza, bituma Dawidi awireferaho, aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi, bararinzwe, ntibanyeganyega, bari mu bwami, bari mu bicaniro by'Imana, bari mu munezero w'Imana, bari mu musozi w'Imana, bari mu bwiza bw'Imana. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko abiringiye Uwiteka babaho mu buzima butanyeganyezwa. Igituma umuntu anyeganyega, igituma umuntu atagira igihagararo kizima, nuko aba yataye ibyiringiro. Reka ngaruke ku magambo n'ababwiye ari mu Baheburayo, avuga ngo ibyo ibyiringiro by'abizera ni igitsi ku mutima gikomeye cyane kandi gihamye. Birashoboka ko muri iki gihe waba urimo kunyura mu bihe bituma ubura ibyiringiro, ariko ndashaka kukubwira ngo ibyiringiro byacu biri muri Yesu, kandi abafite ibyiringiro muri Yesu barashikamye. Abafite ibyiringiro muri Yesu bibwira amagambo y'Imana. Abafite ibyiringiro muri Yesu biringiye Uwiteka. Abafite ibyiringiro muri Yesu bararemye. Uyu ni umwanya wawe n'Imana, ngira ngo wisuzume, witekerezeho, wibaze impamvu ibyiringiro byawe byashize. Reka nsoze nkubwira ikintu kimara ibyiringiro mu bantu. Ikintu kimara ibyiringiro mu bantu ni ugutandukana n'Imana. Aho twavugaga abanyisiraheli, reka nse nugaruka hansoza. Abanyisiraheli bamaze kwimura Imana bahindutse abanyantege nke. Nibwo abami bose babahagurukiye babatsinze. Ari Abasiriya barabatsinze, Abanyagiputa babatera ubwoba, Ababuloni barabanyaga, barabajyana.
ariko nyuma yaho mwibuke Imana yaje kugenda ibagenderera ibagirira neza, ibasanga mu bihe Abanyisiraheli bari nk'i Babuloni. Mwibuke hari umunsi Babuloni bigeze kubabwira ngo nibabaririmbire, barabwira ati twabaririmbira gute indirimbo z'i Siyoni, indirimbo zo ku musozi w'Imana, tutagifite ibyiringiro byaho. Indirimbo zarakamye kubera ko tutagifite Imana, indirimbo zarashize kubera ko tutagifite Imana. Ariko niba ibyiringiro byarabashizemo, nagira ngo mbabwire ko icyagusubiza mu byiringiro byawe, icyakugarurira ibyiringiro byawe ni kimwe, ni ukugarukira Imana. Uyu munsi nasomye inkuru z'umwami witwa Yowasi, umuhungu wa Amoni, umwuzukuru wa Manase. Bibiliya irambwira ngo amaze kwima ingoma yimye afite imyaka mike cyane, ubanza ari imyaka 8, ariko ngo amaze gukura agejeje imyaka 18, Bibiliya iravuga ngo atuma umwanditsi we witwa Shafani ngo nazamuka asanga umutambyi Hirukiya mu rusengero, hanyuma ngo amubwire ngo nibarebe ifeza n'izahabu basogongeje mu bantu, hanyuma ngo bazikoresha umurimo wo gusana inzu y'Imana. Ngo barimo bazireba bazitunganya, umutambyi Hirukiya ngo aza kugwa ku muzingo w'igitabo, hanyuma ngo awusomyemo asanga amasezerano Imana yavuze ku Banyisiraheli, avuga ngo nibanga kugarukira Uwiteka azabateza abanyamahanga kandi bazagwa mu buretwa, ariko nibagarukira Imana, Imana nayo izabagarukira. Bibiliya iravuga ngo muri ico gihe umutambyi aha ico gitabo umwanditsi Shafani akigarugira Yowasi, ngo agere imbere ya Yowasi aragisoma. Yowasi ngo amaze kugisoma arababwira ngo nimushaka umuntu utubwirira Uwiteka, nimushaka umuhanuzi w'Uwiteka. Ngo basubira ruguru ku rusengero, bahageze bahasanga umuhanuzikazi witwa Hirudi, hanyuma ngo arababwira ngo aya magambo n'Imana yayavuze ko nimutagarukira Uwiteka muzapfa mudafite ibyiringiro, ariko niba mushaka gusubirana ibyiringiro byanyu, mugasubirana ishema ryanyu, mugarukira Uwiteka. Yosiya atumiza Abanyisiraheli, hanyuma ngo abategeka, ahamagara abakuru n'abatoya bose, abashyira imbere y'Imana, abasomera ayo magambo, kandi ngo atanga itegeko, arababwira ngo ibintu byose bizira nibikurweho. Mureke mbabwire ibintu by'Imana ibanga ribibamo, tibikoreshwa n'ubwenge gusa, ntabwo ari imibare, ntabwo ari tekinike. Iyo umuntu yihaye Imana akagarukira Imana, akiha Imana, ibintu birikora. Imbaraga wari ufite wari ubuze ziragaruka, ubwoba wari ufite burashira. Yowasi amaze gufata umwanzuro ukomeye, aravuga ngo tugiye gusenya ibigirwamana byose, turafata ibiri mu rusengero, dufata ibiri mu ngo zacu, dufata ibiri mu marembo, byose tubisenye, tubimenagure, umuyongo umwe tuwunyanyagize aha, ubundi tuwumene mu kagezi ka Gidroni utwarwe. Yowasi arabikora, aravuga ngo ibintu by'ubutinganyi byadutse, ndimo gutangara n'ibihugu byizaniraho umuvumo. Reka ibi mbibwire n'abantu bafata bashyiraho amategeko mu bihugu byose babasha kumva ubu butumwa, abagize inteko nshinga amategeko, baba abaturage batora, baba abami, baba batware. Iki kintu tugomba kucyamaganira kure. Uyu ni umuco uzanira umuvumo igihugu n'abantu, ni ikimenyetso cyo kutiringira Imana, ni ikimenyetso cyo kwiyiringira. Hari ababikora kubera ubwoba bwo gushaka inyungu n'amafaranga, murizanira umuvumo, nta bukire muzabona, nta buzima muzabona, nta mahoro muzabona, niko birivuga, nta mahoro y'abanyabyaha. Yowasi aravuga ngo niba mushaka ko ibyiringiro by'Abanyisiraheli bigaruka, dukureho n'abatinganyi bose. Iyi mico y'abatinganyi ayikuraho, akuraho ibimenyetso byose. Hariho ngo n'amafarashi bari barakoze y'izuba, y'ibigirwamana by'izuba, aravuga ngo nayo tuyakureho.
aravuga ngo imihango y'abatambyi bazamukaga bakajya mu ngoro nazo tuzikureho zibigirwamana, nabyo iyo mico tuyikureho. Bibiliya iravuga ngo amaze kubikora gutyo aravuga ati si n'ibyo gusa, kuko ngo yagiye azenguruka ngo seruka no ku bindi bitambo, ibicaniro byari byarubatswe i Beteli, ibicaniro byari byarashizweho na Yeroboamu wakuye abanyisiraheli ku Mana, nacyo ngo agiserukaho. Ngo aravuga ngo niki nacyo mugikureho. Naratangaye, Yowasi niwe wakoze reforme yatumye ajya gukuraho ibigirwamana, ahera no ku bigirwamana ba Yeroboamu bari barashinze mu Isiraheli. Iki ni igihe cyacu cyo gukuraho ibigirwamana mu mitima y'abantu, mu mateka y'abantu, mu buzima bw'abantu. Dusenye ibigirwamana, nibyo bituma abantu batagira ibyiringiro ku Mana. Niba mushaka kugarukira Imana, mureke imico mibi, mwiha Imana, Imana nayo irabagarukira. Bibiliya yavuze ngo nubwo bamwe bavuga amagare abandi bakavuga amafarashi, twe tuzavuga izina ry'Uwiteka. Mana, ndagushimiye yuko ari wowe soko y'ibyiringiro by'abakwizera, kandi ndizeye neza ko abantu bumva aya magambo abagarurira ibyiringiro kandi abashyira mu buzima butuma biringira Uwiteka. Hariho ibanga ryo kukwiringira, iryo niryo bituma abakwizeye bakomera, abiringiye Uwiteka bakabana nawe, abakwiringiye bakajya imbere bagakomera, bakarabagirana no mu gihe cy'amapfa, bakera imbuto no mu gihe cy'amapfa. Udushoboze, udukomeze, utwagure mu izina rya Yesu. Amen.